ati reka nizere ko meze neza, reka nizere ko muri amahoro. Live turi ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sports, imyitozo bari gukora ikomeye cyane bitegura umukino bagomba gucakiramo n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ati meze bite naye makuru mashya arahari. Murabona nomero 29 Yusu Dianye kapiteni yagarutse ameze neza cyane, agaragara nkaho nta n'ikibazo yigeze agira na kimwe. Ese naye makuru mashya ahari bimeze bite n'iki gihari gishya kwitwa Olivier Gishweka nawe yamaze kuba agaruka mu bintu bye. Hari ibanga rikomeye cyane kwizera Olivier Gishweka amaze guhabwa, ndetse n'abakapiteni bombi, ubwo ndavuga abakapiteni babiri bari gukora muri kano kanya, uwo bita Emery Bayisenge so kapiteni, ndetse na Shimimana Emmanuel Kabange ne bakakanya bahagarariye abandi bakinnyi. Ese niki bemerewe niki babwiye kugira ngo bazasinde ikipe ya Mukura Victory Sport, arekanze byose tube tubigana 5-5, kandi mu masegonda make cyane bagiye guhita bahemba umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa mbere ndetse no mu kwezi kwa 12, bagiye kubahembera rimwe bose. Ni ibirori bikomeye cyane bigiye kubera hano mu Nzove, byose ndabambi streaming live mbereka akantu kandi na kintu na kimwe ikibacika. Making sure ko kanza subscribe wakanza like, asige tujyane n'amakuru ya Rayon Sports gucaracara kano kanya ku myitozo y'ikipe yanyu mukunda cyane, mugenda murareba akantu kandi na kintu na kimwe kibacika. Nabwo ati ngewe mba negere kuri source cyangwa se aho ibintu bibera, nabyo kubabeshya mvuga ngo byavuzwe ngo byagenze bite, mutanareba amashusho murebe se abasore banyu bahagaze bite muri rusange. Ese ninde waje n'idutaje, byose mbanageze kuri source cyangwa se kuri field aho imyitozo ibera cyangwa se aho bibera, kugira ngo atagira umuntu n'umwe ukubeshya akakubeshya ati hano kuri Insanga Empire barabeshya cyane nagwa bageze kuri tele. No, murabona bamwita Bienvenue Joachim Vini rutayizamu w'umunya Abene watakaciye ku ruhande rw'iburyo, aba yambaye nomero 7 mu mugongo, nawe yamaze kuba agaruka mu myitozo ameze neza, ari kumwe n'abandi yerekana ko nawe akeneye umwanya ko byagenda kose. Ku mukino batsinzemo ikipe ya City Boys ibitego 2-0, uyu mukinnyi yabanje mu kibuga nubwo na gitego yatsinze, ariko yagaragaje ko ashobora aha umwanya yakina umupira mwiza cyane, kuko yageragezaga uburyo bwishibwa ibitego uko yakinaga umupira n'ubundi ku munsi w'ejo bakina ikipe ya City Boys, n'ubundi nahatandukaniye naba Aziz Basare kuranya bya bindi byo kwirukanka bikarangira na gitego batsinze. Uko byagenda kose uyu mukinnyi ahawe umwanya cyangwa se yafashe igihe gihagije nawe yatsinda ibitego. Nomero 1 mu mugongo bamwita kwizera Olivier Gishweka yagarutse mu bintu bye, yaramaze iminsi atari kugaragara no ku myitozo. Yarafite ikibazo cy'uburwayi, ariko impamvu ubwo burwayi yabutewe n'umukino batsinzemo ikipe ya Polisi agongana no bita Ani Elijah rutazamo ikipe ya Polisi. Icyo gihe byarakomeye cyane, bisaba ko banazana ambulance mu kibuga, ariko birangira ubwo bita kwizera Olivier Gishweka ahagurutse, abantu abareba ku mamashyi avuga ati Imana ishimwe. Guhera icyo gihe rero yagize ikibazo cy'uburwayi, amara iminsi atari gukora imyitozo, ariko impamvu banamwicaje wenda akaba namwihoreye nibabigireho ikibazo gikomeye cyane, uko bari bazi ko n'ubundi ku mukino azakinamo ikipe ya City Boys atazakina, kuko bari bateguye ko bazakinisha Ishimwe Patrick, uyu munyezamu akaba yicaye kuko City Boys si ikipe yari iri kubakanga cyangwa se ikipe yari bubakange. Rero mbibutse ko ibitego 2 bya Rayon Sports byatsinzwe n'uwo bita Forunganye rutazamu umunya Senegal, niwe watsinze ibitego 2 by'ikipe ya Rayon Sports, byo mwari muri kubireba neza cyane, nabereka akantu kandi unimba utarabirebye subiza amashusho inyuma ugenda birebe neza cyane. Nari maryanye mbereka uko ibintu bimeze. Forunganye watangiye kongera gufungura konti y'ibitego muri uno mwaka, ubwo aramutse ashobora kwitwara neza kabisa muri iki gikombe cy'amahoro bikarangira abaye merit bitere wa Peace Cup cyangwa se watsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'amahoro, birashoboka kuko niwe akanya maze gutsinda ibitego 2 mu bakinnyi bo muri Peace Cup muri rino rushanwa ry'igikombe cy'amahoro. Asubandi kumana utari wagarura abareyo ikizere cyangwa se utari wasubiza abareyo ku kizere, nawe Asubandi kumana arimo arakubita agatoki kandi avuga ati ku ikipe ya Mukura ku mukino tugomba gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport, uno niwo mukino w'ishyiraniro, niwo mukino w'akazi, niwo mukino tugomba gukora ibyo tutakoze mu minsi yahise. Ku mukino watsinzemo ikipe ya City Boys bari bamwicaje, abakinnyi bose b'abasiniya cyangwa se bizeye ko bameze neza fresh, bose baricajwe. Asubandi kumana yaricajwe yo bita Emery Bayisenge, yaricajwe yo bita wabita Ramadan Chimanga Chilimbi ntabwo yigeze akinamo. Ben Aziz Dao ntabwo yigeze akina, ntabwo yigeze akina Gishweka, ntabwo yigeze cyakora Basane yarakinnye, Forunganye arakina tsinda n'ibitego. Abangaba abakinnyi bizeye b'abasiniya ntabwo bigeze bakinisha kugira ngo barebe se ibintu biraza kuba bigenda bite. Ese abandi nabo baba basimbura beza, baba basimbura beza ku buryo uramutse basimbuye nyine nibakina nibatsinda ikipe ya City Boys
bombi bagaragaze kuko byagenda kose nabo igihe bagiramo umunota ku munota bajya batsinda ibitego cyangwa se hari icyo bakora. Abasiniya bose Rayon Sport yari yabicaje, niyo mpamvu bwa none bazanikiye mwitozo bavuga ati noneho turi tayari, noneho turi ready. Rayon Sport ntabwo ari yayindi, Rayon Sport ngo musanzwe muzi si yayindi. Bigirimana Abedi nawe bari bicaje aka kanya ari gukubita agatoki kandi avuga ati nubwo atabashije gutsinda ikipe ya Polisi yaturutsemo ariko bwa none ariteguye cyane ku mukino bagomba guhuramo n'ikipe ya Mukura. Wo bita Mugisha Didier Taichi, mbibutse ko yatsinze igitego ikipe ya AS Kigali, aka kanya anyotewe igitego. Mugisha Didier Taichi aka kanya Taichi anyotewe kuba yaba rutayizamu w'umunyarwanda waba uri kugenderwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ngo muri kureba ni yitwa Umukiza Obedi, ni nomero 2 wabaye igisubizo mu ikipe ya Rayon Sport, kuko aka kanya Rayon Sport nimba ifite nomero 2 yitwa Umukiza Obedi, uyu niwe mukinnyi ugomba gukina 2, uwo bita noneho mugenzi we akina 2 na wundi bamwita Shimimana Emmanuel Kabange akayakina agaruka mu mutima wa defense nka nomero 5, kuko nubundi kumushyira 2 aba ari ukumuhengeka. Umukiza Obedi ubu niwe nomero 2 ikipe ya Rayon Sport yonyine rukumbi, kuko ahangaha hakinaga uwo bita uyu musore wagiye se n'umugo Ale Omar tayari bahita bazana ni nako guhita bazana Umukiza Obedi kugira ngo aze akemure kino kibazo. Ubaka kanya Rayon Sport nta kibazo ifite mu bakinnyi bayo, ubwo ikindi cyaba wenda muri tekinike, ariko abakinnyi bayo bose bariteguye. Ikipe ya Mukura nibatsinda ntazagira ibindi bitwaza ati wenda hari ukuntu mu gihe cyashize amakipe yabatsindaga bakitwaza ko ngo batari bameze neza cyangwa se ngo batari biteguye, ngo cyangwa se ngo abakinnyi ngo bamwe baravunitse. Abari baravunitse barakize, sibye muri defense wenda, ariko no muri defense nubwo yavunitse Sudiyan atari yagaruka mu kibuga kandi atazanakina, ariko abahari muri defense ni icyizere cyiza. Yannick Bangara Tombo nubwo nawe utabyemeza neza cyane, wenda hari n'igihe we birashobora ko atanajya makuru no mukino, ariko bita Ramadan Simanga Chirimbi na Emery Bayisenge, ubwo nuwo nguwo nyene na kaza Kabange Umukiza Obedi no Bangara Tombo na Foster Rikabona amenye makuru. Hari umuntu watutse mu Burundi ambwira ko Rikawo buri ngo akina neza ngo ari gukina muri defense nka nomero 4. Defense Rayon Sport iruzuye ku buryo kugira umuntu kubeshya akabwira ati Rayon Sport ngo yatsinzwe na Mukura ngo kubera ko ngo defense ngo ari hafi ya nayo, ibyo bintu bazaba kubeshye cyane. Rayon Sport nitsindwa na Mukura ni bya bindi byuko yine kipe wenda utamenye ibindi byayo, ariko aka kanya bitewe n'umwitozo bafite n'abakinnyi ifite aka kanya nta kintu na kimwe Mukura yakitwaza itsinda ikipe ya Rayon Sport. Tubisesengura uko biri ntabwo ari ibanga, ikipe ya Mukura yego nimwe mu makipe atajya yorohera ikipe ya Rayon Sport kandi atajya yorohera amakipe makuru, nka nimwe mu makipe nayo yiteretse kabisa. Ariko ikintu gishobora gutsindisha Mukura muri defense ya Rayon, n'ubundi bashobora gushyiramo abantu basore batutse mu ikipe ya Mukura bakayikanira cyane, kuko ni ikipe baturutsemo. Yabarushima Chris yaturutse mu ikipe ya Mukura Victory Sport, ashobora nawe kujyamo agakora itandukaniro. Yaba ari no mugenzi we w'Umukiza Obedi ashobora kujyamo agakora itandukaniro, yaba ari mugenzi wabo Narindwa Aimable nawe nubwo atagirirwa icyizere akina nka nomero 6 ariko yakina nka nomero 4, iyo myanya yose arayikina nawe, ariko numwe mu bakinnyi n'ubundi batanga itandukaniro. Rayon Sport kakanya ifite abakinnyi 3 bakuye mu ikipe ya Mukura bashobora gucalenginga ikipe bavuyemo. Aka kanya Rayon Sport iri mu myitozo ikomeye cyane, mu kanya agiye guhembwa abakinnyi bitwaye neza mu kwezi gushize kwa 12 ndetse no kwezi kwa 11. Abakinnyi mu kwezi kwa 11 hari harimo Tony Kitoga ndetse hakaza no bita Richard Ndashimiye harimo mu kwa 12, hakaza Tony Kitoga, Richard Ndashimiye, Saint Paul Jijasi. Mu kwezi kwa 11 hazamo bita Ramadan Chimanga Chirimbi, Emery Bayisenge ndetse na Asumani Ndikumana. Abakinnyi bose ibihembo biratangwa kuri uno munsi mu kanya gato cyane, ndaza ko mbereka ko ibintu bigenda neza cyane, atagira kana kamwe kagucinka. Mu biyobozi by'ikipe ya Sport bimeze neza cyane, abayobozi bameze neza cyane. Ushinzwe imbuga nkoranyambaga za Rayon na wundi bamwita Wasiri, ibintu bagiye bavuga ngo bazaramo ngo Lorenzo Christian Musanga Fura yarabihakanye, abako ibyo bintu atabirimo, ayo matiko atayarimo y'abantu bamushyiraga mu matiko nyine bashaka kumuzana ngo muri Rayon, ibyo bintu ngo naga birimo ngo Rayon Sport ntabwo yayikorera. Ubwo kanya Rayon Sport rero irite
biteguye narindi kukubwira ko ku munsi w'ejo APR FC neza bica cyane ikipe ya Police Football Club derby y'umutekano match ikomeye cyane igomba kuba isa 9 amatike yagiye hanze magura amatike yakiri kare mugura amatike ya APR FC muzamuri kuri match ya APR FC dute kugeza match ya Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru ubwo gugura amatike na kanyeri 9 kanyenyeri 939 kanyeri 3 kanyeri 1 ukibika utike yawe ukaza gukurikirana na match nk'abandi bose ngende MC Sanga making ashobora kanza like wakan subscribe asigaye gukurikirana akantu ko kandi mbandi ku myitozo y'ikipe ya Sport ndetse no kubibuga muri rusange niho twibera. Alphonse ihangane ngiye kurangura ndaza kukuvugisha n'umugoroba ndi kwihuta cyane ngeza muri Feruje nyiva muri Feruje naramanutse ahantu bandangiye ngo meza ngenda gake ndavuga ati icyapa cyari gese kirihe bambwiye ngo kiri hano Kabeza icyapa mbanyigezaho Kabeza Kanombe neza mita mbona inyubako zari ndavuga ati ko byagenda kose zino nyubako zisa nk'izikorerwamo ibintu bidasanzwe kuko abandi bacuruzi bashobora kuba ari hano barangurira ni hano bakora ibitabo ni hano bakora zira bogese ni hano bakora amaboate ni hano bakora embaraje ati nago byumvikana nahise muga ati n'undi kaninjiremo ndebe nimba uruganda koko rurimo yewega ninjire mu ruganda ndatungurwa rwose mitasanga ibimashini bikomeye cyane ibimashini bakuye hanze y'igihugu ibimashini mpuzamahanga ndavuga ati ibimashini bishobora kuba ari abazungu babikora nago yaba ari abanyarwanda ndabanza nzenguruka mu mashini ngenda ndeba kanaka ndeba imashini kuntu ziriho ubuhanga buhambaye cyane ndavuga ati nta munyarwanda akora kuri iyi mashini imeze gutya ndazireba zose ndikanga ndumugana ndavuga ati izi mashini nago ari abanyarwanda bazikora rwose naramanutse ngenda ndeba kanaka ndeba kuntu zimeze nungukira ku umusaza mita nutungukira ndavuga ati none uyu musaza se uyu musaza n'umunyarwanda cyangwa n'umugande ndebye umusaza mita sanga neza avuga ikinyarwanda anyereka impapuro zitenze anyereka kuntu afata kanaka kabiteranya anyereka kuntu akora ku kanaka agafita nono akagenda biconga neza cyane ndavuga ati n'umusaza nubwo ari kubiconga gutya ashobora kuba atari we batari babyandikaho hano ndavuga ati n'umusaza ko nduza umuhanga uno musaza arambwira ati maze imyaka 28 ari byo nkoramo na kandi kazi nzi ngende umuhanga cyane mu gukora bino bintu ndavuga ati noneho reka ndebe ahantu bitenze koko sanga birahatenze ari byinshi cyane sanga impapuro ni nyinshi cyane bano koko bunabahanga cyane n'uruganda rukomeye rukora ibintu by'impapuro mitavuga ati noneho no mutekinise we akora kinamo yegere gake sanga umutekinise ari kugenda akoza mu mashini ikintu cy'urupapuro bikaza byabaye kundi ndavuga ati no mutekinise se we bigenza bite ndebe imashini kuntu bikoramo ndikanga ndumirwa ndavuga ati no mutekinise we ndabona ndenze cyane no mutekinise none naramwegenda mubwiye ati aka kantu utwo tubogese kuri gudushyiramo hano biri kugenda bite gatenge neza noneho ndebe kuntu mugakora uno mutekinise namwe ati sibye kuba ndi kuri mashini ngiye nshobora no kugagutengera ukomera natwe tubitenga neza natwe tubikora ku buryo wahita ushyiramo chapati yawe cyangwa se cake yawe n'ikindi kintu cyose washyiramo bitewe nako wakoresheje bikaza bimeze neza cyane twego turabitenga twe tubikora neza cyane abacuruzi bose ngo ni hano barangurira umuhungu yarabimbwiye ndumira navuga ati abacuruzi bose nano barangurira yego ati amabogisi yose mbona mu mabotike ni hano babirangura ati yego ati ni hano babikora yego ati amberaje ntazo zikorerwa ati yego ati envelope hano zikorerwa ati yego ni hano bikorerwa ibitabo ni hano bikorerwa ati yego bambwira ibintu byinshi bihakorerwa ati nose mushobora no gukora photocopy nabyo twabigukora rwose imashini zacu zikora ibintu byose ubona byerekeye rwose kuri buno buhanga bwacu imashini zacu ni mpuzamahanga abantu bazikora n'abatekinisa mitavuga ati nose kugira ngo bize bisakuriya ninde ubikora mitasanga umutekinisa mpuzamahanga ari gukanda kanaka biriya bintu byose ureba ni njye byandikaho impapuro zari umweru zikazanditseho biriya byose biteguye neza cyane biranga ubona ngo akarabo ibiki byose binyura muri iyi mashini reka mwereke ukuntu noneho urupapuro rwari umweru rukaza rwanditseho biriya byose narebye imashini nanjye ngeramo ubwo ndavuga ati no mashini nibyandika ati yego nibyandika uramutekereza arambwira ati rwose maze imyaka irenga nanjye nk'umunani ngora mwa bino bintu mwaruno ruganda uri umucuruzi abuze ahantu urangura envelope imbaraje zo gupfunyikaho amafu amabogisi yo gushyiramo ibintu bigiye bitandukanye amaboate yo gushyiramo amakeke ibitabo by'abana bawe biga n'ibindi bigiye bitandukanye twe turanguza ku mafaranga make cyane duhamagara kuri 0788 cyangwa se 0788 74 35 36 cyangwa se 0799 9 9 4 9